bakunzi bahoraho life twongeye kubasuhuza uyu munsi tugiye kubaganirira ku bibazo bikunze guhangayikisha abantu benshi birimo ikibazo cy'umubyibuho ukabije birimo ibibazo byo kutabasha kugabanya ibiro ugasanga umuntu afite ikibazo cy'inda nini afite ibicece afite amaboko aratendera yaragerageje ibintu byinshi bikanga kugeza ahantu yumva yiyanze cyangwa ari discouraged cyangwa kumva atishimiye uko ateye. Rero tugiye kubaganira ku kugabanya ibiro n'icyo wakwifashisha mu gihe ushaka kugabanya ibiro, dore ko ibiro byinshi ari ikibazo gikomeye ku mubiri w'umuntu mu gihe byabaye umurengera, overweight or obesity. Mu gihe rero dufite ibiro by'umurengera ubibwirwa n'iki? Ubibwirwa n'igihe nawe wireba ukabona ufite umubyibuho ukabije, ubibwirwa nuko upima igipimo bita body mass index ugasanga urengeje 25, kandi ubibwirwa nuko ubwawe wibona ufite ibinure byinshi, ufite inyama zifite ibinure byinshi. Icyo gihe rero ugereranyije n'uburebure bwawe mu buryo bworoshye, iyo ufashe santimetero zirenga ku burebure bwawe ugasanga ufite ibiro biruta izo santimetero, urugero niba mfite 1.75 asanga ndengeje ibiro 75, icyo gihe utangira umenye ko wagize ibiro byinshi, ufite ibiro byinshi. Ibiro byinshi rero akenshi bituruka hehe? Ibiro byinshi bituruka ku binure umubiri ubitse. Ibiro byinshi biba byibitse mu binure biri mu nyama z'umubiri runaka. Tubibutsa yuko ibinure byinshi nta kindi kidasanzwe umubiri bikoresha uretse kubibika, ubundi bibitse nka reserve cyangwa bibitse nk'ububiko bw'ibinure uzakenera nka energy ushobora gukoresha, ariko biragoye ko umubiri ubikoresha mu gihe cyose udakoze imirimo y'ingufu, mu gihe udakoze ibintu bigusaba imbaraga nyinshi kugira ngo umubiri ubashe kubitwika, ahubwo bikagutera ubunebwe ukaguma kongera bwa bwinshi bw'ibinure, ari nabyo bizaba imvo n'imvano ya zimwe mu ndwara zihitana abantu benshi, izo bita non-communicable disease cyangwa indwara zitandura. Aha twababwiramo nk'indwara nka diabete, indwara z'umuvuduko w'amaraso, indwara z'imitsi y'amaraso, ibyo bita atherosclerosis n'izindi ndwara zitandukanye. Izo ndwara zose rero ni indwara zihitana umubare munini w'abantu, ndetse kuruta indwara zisanzwe zandura tuzi nka malaria, tuzi yenda nko kurwara inzoka n'izindi. Izo zo ziri kugenda zinagabanuka cyane, ahubwo indwara zitandura izo ngizo twabwiraga, indwara z'umuvuduko ukabije w'amaraso, indwara z'umutima, indwara nka diabete cyangwa indwara zo kwiyongera kw'isukari nyinshi mu mubiri, zigenda ziyongera kandi zigahitana umubare w'abatari bakeya. Kera abantu bamwe bari bazi ko zibasira abantu bakize cyangwa se abantu babayeho neza, ariko uyu munsi niba ubizi neza ukitegereza wasanga hari abantu uzi cyangwa se muziranye batangiye kugenda bagira bene ibyo bibazo, abandi bikabahitana. Indwara rero za diabete, indwara z'imivuduko ikabije y'amaraso, indwara z'imitsi y'amaraso, indwara z'amagufa, indwara z'umutwe n'izindi, ni indwara zigenda ziyongera, ariko kandi zikaniyongera zifite kimwe mu bishobora kuzisongera cyangwa gishobora guturuka izo ndwara: umubyibuho ukabije, ubwiyongere bw'ibinure mu mubiri. Rero kugira ngo twirinde indwara nyinshi zitandukanye, ni na byiza ko turinganiza igipimo cy'ibinure dufite mu mubiri. Ni ngombwa ko turinganiza ibiro byacu tugasigarana ibiro bikwiye, ibiro umubiri wacu ukeneye, tukirinda kugira umubyibuho ukabije, tukirinda kubyibuha cyane no kurya ibintu bitera kubyibuha cyane. Mu gihe rero wamaze guhura n'ikibazo cy'umubyibuho ukabije, mu gihe wamaze kugira inda nini, mu gihe wamaze kugira ibicece, mu gihe utishimiye uko ungana, wakora iki? Ni byiza ko twitabaza uburyo bushoboka. Akenshi mu minsi ya none turi kubaganira ku byo dushobora kubona hafi mu buryo bwadufasha. Aha rero niho tukontorora cyangwa tukajya kureba mu byo turya no mu byo tunywa. Akenshi kugira ngo uyime ibyo urya, wirinde kurya ikintu runaka kandi ugikeneye biragoye. Niyo mpamvu Horaho Life tubashakira ubundi buryo bwizewe kandi buri naturel, mwimerere, bwabafasha kugabanya ibinure. Ahangaha rero niho Horaho Life tubazanira zimwe muri products z'ingenzi muzi nk'iyo bita slimming cyangwa slim tea. Ni icyayi cy'ingenzi cyane, akaba ari cyiza ku bantu bashaka gukuraho ingano y'ibinure biri ku nda, ingano y'ibinure biri ku bicece, yewe n'ibinure biri mu mitsi y'amaraso no ku mwijima. Akaba ari icyayi cyiza cyizewe kandi ku ruhando mpuzamahanga, dore ko biba biri accredited cyangwa se biba byizewe byarahawe ubuziranenge n'ibigo mpuzamahanga nka FDA, Food and Drug Administration. Yewe ni bimwe mu bishobora kwifashishwa mu gukuraho bya binure, bikaba binizewe mu bihugu by'Abarabu nk'ibyo bita halal. Halal ni ikigo cy'ubuziranenge cy'Abarabu kiba cyemeza yuko nta harmful effect icyo kintu cyagira ku buzima bwabo,
nta haram, nta kintu kirimo kinyuranye n'imyemerere ya Islam, kandi no ku bakristo no mu bindi bihugu akaba ari icyayi kiba cyemewe kandi cyiza, byumwihariko gikoreshwa mu mazi ashyushye kigafasha mu gukuraho ibinure by'umurengera. Tubafitiye kandi izo bita lipid care tea, gikuraho ibinure biba biri mu maraso, ibinure biba biri mu mubiri, nacyo gikora nka slimming capsules, ariko kikanafasha cyane mu kumaintaininga cyangwa mu kugumana ibinure umubiri wawe, mu kugumana ibiro byawe utabyongereye cyangwa ubigabanye cyane, akaba ari cyiza. Ariko uyu munsi hari icyayi kimenyerewe cyane ku isoko, akaba ari cyiza cyane, dore ko mu bantu twagiye tukirangira cyabagiriye umumaro bakaza kuduha ubuhamya bwacyo, bahita slimming herb. Slimming herb icya mbere niko mu buryo bwo kuyikoresha ari ubwoko bw'icyayi kitagoye, kuko uyikoresha mu mazi asanzwe, mu mazi akonje ariko meza afite isuku. Ifite tibaga nyinshi, tibaga 50. Iyo ufashe tibaga imwe yayo ushobora kuyikoresha inshuro 2 ku munsi. Bityo slimming herb yaje kugaragaza ko nubwo mu bushakashatsi busanzwe ifite akamaro gakomeye cyane mu gukura imyanda mu mubiri, mu gukura ibinure mu mubiri, yewe no mu gusohora imyanda itandukanye kandi bitabujije umuntu kwirira, bityo agakuraho umubyibuho ukabije, agakuraho ibinure byinshi kunda, agakuraho yewe n'ikibazo cya constipation. Iyi slimming herb rero ni nziza cyane, ifite tibaga nyinshi z'ingenzi ku buryo zizatuma umubiri wawe ubasha gutakaza ibinure bihagije. Iyi tibag niyo ushyira mu mazi, hanyuma umara kwishyira mu mazi ugategereza igihe cy'iminota nibura 30, ukaza kunywa, ukanywa nibura mu gitondo na nimugoroba mbere yo kuryama. Uko uyinyweye igihe kinini niko bigenda bituma mu mara yawe, niko bigenda bituma ku nda yawe, niko bigenda bituma ku bicece no ku bindi bice bitandukanye by'umubiri hari ibinure byinshi umubiri ugenda ubitakaza, ubisohora. Kandi slimming herb izwiho cyane ko ari ingenzi ku bantu bose, ishobora gukoreshwa n'abantu bose, abagore n'abagabo, cyane cyane mu gihe bifuza kuringaniza ikigero cy'ibinure byabo, kugabanya ibiro, gukuraho inda, yewe no gukuraho ibiro by'umurengera, overweight cyangwa obesity. Ni nziza kandi nta ngaruka igira, ntago isaba kugira ngo ujye guteka amazi bigufata umwanya munini, ntago gusaba kunywa byinshi cyangwa se kunywa kubinywa mu gihe runaka ngo binywe inshuro nyinshi. Ushobora kuyikoresha inshuro 2 ku munsi, mu gitondo na nimugoroba mbere yo kuryama. Nyuma y'ukwezi, nyuma y'amezi 2 ugasanga yanda yari kubangamiye, bya bicece byari bikubangamiye, ya maboko manini nko ku badamu, amaboko atendera yarakubangamiye, ugasanga byagiye bigabanuka. Slimming herb ni nziza cyane, dore ko ifite tibaga 50, ikaba ifite amagarama 41. Slimming herb ubwayo birahagije gufata nyine ya tibaga imwe ukayikoresha nibura mu itasi imwe, cyangwa se mu gikombe kimwe gifite nka mililitri nibura 150 kugera kuri 200, ukaba wanywa udutasi hagati ya 2 cyangwa 4 ku munsi. Hanyuma ikiza kandi gikomeye niko slimming herb ikura imyanda mu mubiri. Murabizi ubundi mu buvuzi gakondo bukomoka mu Bashinwa, dore ko ari ubuvuzi bwo bumaze imyaka myinshi, bumaze imyaka irenga 5000, bemera ko kunywa icyayi ari kimwe mu bintu bituma ubuzima bumera neza. Icyayi tuvuga hano ni icyayi kibimera, ni icyayi gikomoka ku byatsi. Niyo mpamvu muri ibi byayi byose nagiye mbereka biri medical cyangwa se biri medicinal, bikomoka ku bimera bikoreshwa mu buvuzi, babyita plante medicinale. Izo plante medicinale rero ubundi byo turya nibyo bigomba no kutuviramo umuti, bikatuviramo n'urukingo rw'indwara zitandukanye. Bitari ibyo, iyo tutariye neza turwara indwara zitandukanye, ahubwo noneho imiti tukazayirya nk'ibiryo. Kandi twa dukeneye kurya, kunywa icyayi, kurya ibiryo byiza bikaturinda indwara, akaba ari byo bitubera umuti. Rero muri ubwo buvuzi gakondo bw'Abashinwa bemera yuko bwa mbere na mbere kugira ngo umuntu arware, ariko mu mubiri we haba hagiyemo imyanda myinshi, haba hagiyemo se microbe zitandukanye, haba hagiyemo se ibyo twariye bigakora imyanda itandukanye ntishobore gusohoka mu mubiri, harimo n'ibyo binure biba byabaye byinshi, bityo byamara kuba byinshi bikananiza imikorere myiza y'umubiri. Niyo mpamvu kunywa icyayi nko gukoresha slimming herb mu Bashinwa babyemera nk'imwe mu mahame y'ingenzi afasha gutuma umubiri wabo ufrashinga, ugasohora imyanda, woza ugasohora imyanda, bityo bigatuma n'ibyo agiye kurya n'ibyo agiye kunywa bindi umubiri washa kubikoresha neza, bikabarinda indwara. Mujya mubibona mbere yuko Abashinwa akenshi barya
babanza gutegurirwa icyo bita herbal teas. Ibyayi ni icyayi kiba gikoze mu byatsi, bakabanza bakakinywa. Akenshi ni icyayi kitaryoshye mu buryo busanzwe kuko nta sukari ishyirwamo, nta n'ubuki bujyamo. Icyo gihe ukakinywa uko cyakabaye. Bimaze kubimenyera wumva ari byiza, dore yuko bituma mu nzira y'igogora ryawe havamo imyanda itandukanye, mu mwijima imyanda igasohoka, no mu maraso imyanda ikagenda, bityo ibyo ugiye kurya, ibyo ugiye kunywa, umubiri ukaza kubikoresha neza, bityo bikakurinda indwara zitandukanye zirimo za ndwara basobanuye imbere nk'umuvuduko ukabije w'amaraso, indwara z'umubyibuho ukabije, indwara nka diabete, nk'indwara z'umutwe, indwara zo kurwara mu nda, kurwara igifu, kurwara impyiko, kurwara umwijima n'izindi. Mu gihe rero ukoresha iyi slimming hub ukabikora nk'umuco, ukumva ko ari byiza, ari ingenzi mu buzima bwawe, kimwe n'izindi nka slimming pro slim tea, lipid care, ni ingenzi cyane. Bifasha gutuma umubiri wawe ukora neza, ugasohora imyanda, ukaringaniza ikigero cy'ibinure, ugakuramo imyanda, bityo ugasigara ufite taille nziza, ugasigara ufite ibiro biringaniye, bikakurinda indwara z'umubyibuho, bikakurinda kumera nabi, ugasigarana taille nziza. Rero inama nk'izi ngizi ku mirire, ku minywere, ku byo dushobora gufata, ni icyayi ushobora gusanga muri Horaho Life mu mujyi wa Kigali kwa Rubangura, muri etage 3 mu muryango 302, dore ko abantu bagiye bagikoresha baduhaye ubuhamya cyane cyane mu gukuraho ikibazo cyo kugarirwa, ikibazo cy'ama constipation, ibibazo by'inda nini, kwakundi indiba yarabyimbye, ibibazo by'ibicece. Slimming hub ifite ubuhamya kandi ni nziza, dore yuko ubwiza bwayo bushingiye ku bimera ikomokaho, dore yuko ifite fibers zihagije zituma ibinure byibitse mu mubiri biba byaragiye bigafata bigakomera, bishwanyagurika, umubiri ukabasha kubisohora. Nanjye ndayikoresha, ndanayikunda, imfasha gukontorora ibiro no kuringaniza ikigero cy'ibiro byanjye, bityo bikamfasha kumera neza, bikandinda n'indwara. Bityo amagara mazima agakomoka mu buzima ni mu byo turya, ibyo tunywa bizima. Rero gukoresha slimming hub, gukoresha pro slim tea, gukoresha lipid care mu gihe ushaka kugabanya umubyibuho ni byiza, ntako bisa, ni ingenzi ku buzima bwacu. Muri Horaho Life rero mwadusura, mukaza mukareba, tukabagira inama, ndetse mukanafata slimming hub mukagenda mukayikoresha, bikabarinda indwara zitandukanye. Ushobora no gukoresha pro slim tea mu gihe ushaka rwose gutakaza ibiro kandi neza. Ushobora no gukoresha lipid care mu gihe ushaka gutakaza ibiro kandi ukanagumana ikigero gikwiye cy'ibiro biringaniye. Ndetse hari n'ikindi cyayi cyiza cyitwa pure peppermint, gikorwa mu cyatsi bita mint ni icyatsi cyiza gituma amara akora neza, dore yuko mint ubwayo ishobora no kuvura hepatite nka hepatite A, igatuma rero bityo umubiri ugira ubudahangarwa bukomeye, kandi ikarinda indwara zo mu mara nk'indwara nk'ama constipation, ama indigestion. Ukoresheje mint, kwa kundi wumva wagugari, ukumva ibyuka mu nda, ukumva waguwe nabi, ukumva isesemi, ukumva hari ukuntu utameze neza, iyi mint irabikemura, ndetse igatuma umubiri wawe uhita umera neza vuba. Nababwiye ko ishobora no gufasha mu kuvura nka hepatite A. Akenshi izo ni indwara ziba zakomotse mu bwandu bw'amavirisi ariko yandurira mu mwanda, bityo iyo ukoresheje peppermint ni byiza, ihumura neza, ituma wumva umerewe neza, ituma wumva ufite morale, ugahorana akanyamuneza umunsi wose, kandi ikakura iyo myanda itandukanye mu mubiri. Rero muri Horaho Life tubafitiye product nyinshi zitandukanye, tubafitiye nk'izo bita slimming, tubafitiye izo bita cytozan idufasha gukuraho ibinure vuba kandi mu buryo bwihuse, mu binure biba biri mu nyama. Ikindi niko ari nziza no ku gifu, ifasha igifu gukira vuba, nk'igifu gifite ibisebe, igifu kibabara cyane, igifu gifite acid nyinshi. Cytozan ni ingenzi, kandi ntabwo twareka kubabwira iyo bita myocellose ni ibiryo, niko nayita, ni ikiryo, ni ikiribwa, ni umuti ukoze mu byo umuntu yakagombye kuba arya, bituma amara yakora neza. Iyi myocellose rero yifitemo ibyo bita cellulose ihagije, ituma amara yacu akora neza, ikarinda umubyibuho, ikarinda umubiri wacu kunyunyuza ibinure byinshi, bityo tukamera neza kandi bikaturinda kurwaragurika. Mu gihe mukeneye izi product zose n'inama ku buzima, mwatugana. Ni muri Horaho Life mu mujyi wa Kigali kwa Rubangura, aho dukorera ni muri etage 3 umuryango 302. Mushobora no kuduhamagara kuri 0788698813, tubibutsa yuko slimming hub ari ingenzi ku buzima bwacu. Slimming hub ni nziza, na pro slim tea, lipid care, cytozan, myocellose, mu buryo bwo kuringaniza ibinure no mu buryo bwo kumererwa neza. Izi product rero zose uko twazibasobanuriye imwe ku yindi, buri imwe ni ingenzi cyane ku buzima bwacu, buri imwe ni nziza, cyane cyane kunywa icyayi mbere yo kurya,
kunywa icyayi buri munsi cy'ibimera gikozwe nko muri slimming hub, gikozwe muri pro slim, ni byiza, bituma umubiri wawe uhora umeze neza, bituma uhorana imbaraga, bituma uhorana mu nda hameze neza, bituma utagira umubyibuho w'umurengera, kandi bituma ubwonko bwawe bugumya gukora neza, dore ko gusohora imyanda mu mubiri wawe ni icy'ingenzi gikomeye cyane, bituma utarwaragurika. Indwara nyinshi twabasobanuye ko zishobora gukomoka mu buryo umubiri wawe wakoze ukabika imyanda y'umurengera no kutabasha kuyisohora mu buryo bukwiye. Bityo niyo mpamvu usanga abantu bakuze bakunze kurwaragurika, kubera yuko nyuma yo gukura, yo gusaza, umubiri uba ukora gakeya, ukananirwa kurekura ya myanda, ukananirwa gusohora imyanda kugira ngo ubashe gukora neza. Niyo mpamvu twebwe duhitamo kunywa icyayi gikozwe mu bimera nka slimming hub buri munsi, nibura inshuro 2 ku munsi, mbere mu gitondo na mbere yo kuryama ku mugoroba, bikadufasha kubaho neza. Namwe niyo nama twabagira, kandi ababikoze batanga ubuhamya bwiza. Ni muri Horaho Life rero, ubuzima bwiza nakagaruka. Amakuru ku buzima ni inshingano zacu, nimukore subscribe ujye mumenya amakuru agezweho ku buzima, kandi dufatanye kunywa icyayi nka slimming hub mu buryo bwo kuringaniza ibinure byacu no mu buryo bwo kumera neza, gutera neza, kugira imbaraga z'umubiri n'iz'ubwonko.